wa gatatu Shadadi Shafi niyo mukuru Shani rero nasanze bahagaze hanze ndavuga nti rwose uranyemeje gorira twashaga niki nako narambwa ati mwashidikanya kuri gorira noneho mwayibonye ndavuga nta nemeye goma muri uyo murongo nibyo buriya nta gahunda ngo aperi yari hariye gukina na gorira aperi uzkanyagiye gasogi kane gasogi yari itaragura itarazana n'abakinnyi babiri hagino oya iyo si impamvu kuko ikipe zatangirira rimwe imyitozo kutagura abakinnyi byo ntitubizi hagiye agiye icyongerera mu match ya gasogi igipimo nyacyo irya bine noneho match irangiye ngo abwira perezida wa aperi atariko wahuye n'umunzani upfuye tameze neza nkuzanira umunzani muzima urumva yego perezida w'Igihugu byaba ari byiza dukina imikino y'igicuti uri tayari hajya aravuga ati urashaka igipimo nyacyo uzi wa munzani w'amabuye hari ukuba amabuye atameze neza ngo yaravuga ati umunzani uhuye nawo urapfuye nkuzanira umuzima se urumva ukuntu hagiye yambwiye kuvuga ngo ntiwishimire bine utsinze hagiye yari yagiye kureba match ya Gasogi cyane match nk'izi ntabwo zibura nibyo nkubwira ya Savetti cyangwa se Range Rover rafiki yake Kensi urumva na Kensi ubwo yaramutengushye kurya bine ntiyarabyiteze ako Kensi yazamuye abana benshi ubwo abana aribo bitaraho ariko ngo niba ari abo bana wenda ashobora kuba hagiye aricyo kintu yahereyeho akavuga ati ntabwo wahuye na Gasogi nyayo wenda ifite abakinnyi benshi irimo gupima aravuga ati umunzani uhuye nawe urapfuye none urashaka umuzima umunzani muzima urahari wishaka upfuye aravuga ati ati cyane uyu munzani ntabwo umeze neza ngo ahita ahamagara Kirasa niko yambwiye agihagaze aho Shyorongi ahamagara Kirasa witegure match ku wa kabiri na aperi aho bahagaze aho Kirasa ati cyo ni ikintu cyoroshye ubwo imyitozo itangira ariyo kwitegura aperi bageze Shyorongi wa munzani ko kuba umunzani aperi itsinda gorira yishyura igice cya mbere 2-2 igice cya kabiri ariho nagize akabazo k'umutozo wa aperi ushobora kumbwira ngo gorira yagusuye Shyorongi hano yitoreza ihava munganyije ntabwo bishoboka aperi ifite abasimbura bakomeye kurusha gorira igice cya kabiri ugomba gukora ibishoboka byose gorira ukayihibyayo Dro ine n'itanu nta gitego ibyo byateye urumva abantu bose babyibajijeho n'abanyamakuru turabisesengura bituma aperi isaba undi mukino w'akamaramaka Aserine bavuga ati umunzani mwiza ariko urumva ko na aperi nk'ikipe nkuru uwo munzani ugomba kuwuvuna Aserine bavuga ati kuko ntabwo aperi bakomera uwo munzani ko wanguka ugumaho ibiro bikabaranza ntabwo bishoboka yaba ari imikino y'amarushanwa aperi wayasezerewe kuko iwayo yatsinzwe byinshi ari igikombe cy'amahoro ari nko mu cy'amahoro bayavuyemo icyo gihe rero hagiye mudaheranwa urumva bamusaba returu byari ngombwa igomba kuba makindi ya returu ati sawa ndaha wayasabe n'indi ya gatatu ubwo aperi sabe n'indi ya gatatu bayizanira abafana byatumye stade yakubise yuzuye hari ahamake cyane abantu bari babonye match y'Umuhanga ya Rayon Sport stade yuzuye abafana bahuruye abafana ba Pere na Bejo nta kari kasigaye baraje pe baratigorira turayigereje ko ari umukino wa gishuti ni imikino mike ya shampiyona tubana abantu bangana kuri oya impamvu nuko ntabwo abantu bakumbuye niba mubyibuka abantu bakumbuye kureba umupira uretse ya penalty zigikinira Nyamirambo zitarajya ku mahoro ni ryari wabona abafana ba Pere bangana kuri aperi muri shampiyona ni gake buriya bapiga match nta mpamvu abantu babyitiranya ngo aperi ngo ifite abafana bake sibyo ahubwo abafana ba aperi hari match bitabira n'izo batareba hakabona izo batareba nabigereje n'abafana ba Simba Tanzania ubonye Simba icyana Champions League bavuga ati ikipe ntabwo ibaho ntisanzwe 60 biruzura stade niba kina shampiyona urabona bitanu na JKT na za Kagera na za Namungo bitanu muri stade 60 stade iri mu busa ejo rero abafana nabo bari bafite amatsiko yo kuvuga ariko se Memeri Dawo tuzamwumva tutamureba narebye interview zabo mbere ya match umwataka wari kari azakina turamugeraho ntabwo azakina tutamuzi ntabwo turamugeraho apera uburyo yiyubatse uburyo hari impamvu ntabwo turamugeraho Rikari uvuze Togi abameze nk'umuntu wateye urushinge
Bari tujye ku aho rero hagiye warizera ko umunzani wari muzima kuri APR. ati muzaze mbapime Reka ntabwo wumvise nyuma y'uko gasogiriye bine hagiye yabwiye perezida wa APR afande Deo aravuga tuvuye n'umunzani upfuye urashaka umuzima nkuzanire Deo ati byaba ari byiza cyane ariko nyine nibyo navugaga iriya gasogi yari iyi uri tayari gorira ko yari akademi ati dukeneye imikino ya gicuti kandi myinshi ni kandi nibyo APR kugira ngo ibe tayari igomba gukina imikino myinshi ya gicuti yego hagiye hamagara Kirasare ati tegura ikipe gukina na APR kwa kabiri Ishyorongi Kirasa ati ndi tayari Dro ni yatumye haho undi mukino kwishyura iyo gori nyagirwa bitatu se n'umukino kwishyura wari ariko ubwo ukamenya ko no bisaba ko retour ibaho inyamirambo match yejo ari kamarampaka iyi gorira n'uburyo yibonye match ya misimburize yari yo kwitonda ku mpande zombi buri mutoza adomagamo umwe APR niyo banje gushyiramo babiri ko nibuka gorira nayo niba yarashyizemo babiri si nibuka ariko gusimbuza ko ari uko kwitonda utaza kwibashika cyera umukino ukomeye bamukuramo ariko gorira deze mita bagezo bashyiramo n'abakinnyi boroshye uko nabonye basimbuza rega akazo uretse kuba gorira igoye APR muri izi match ebyiri za gishuti no muri championnat gorira match ibanza baranganyije birangirira muri forfait championnat iheruka ibona 3 banganyije ubusa ku busa APR bayitera forfait kubera gukinisha abanyamahanga benshi mu minota itariyo hanyuma match retour APR itsinda gorira nabwo igitego cya penalty abantu batahurije sinzi niba mubyibuka ko yari penalty abantu batumvise kimwe batabonye kimwe ni gorira n'ubundi yego match ya journée ya nibyo ariko sigore yashinaga na Bugesera nyinamo n'umunsi umwe yego nibyo nibyo bakiniye rimwe iyo match sinzi wakoreweho penalty ni reka uramfasha kwibuka niba wibuka ariko penalty icyo gihe nabwo bantu bavuze bati gorira ibintu nibisobanutse rwose APR yatsinze kimwe nacyo Musomari avuga ati ibintu ni bibiri hano umupira ujye hanze cyangwa wowe ujye hanze iyi match ikiza nuko namwe mwayirebye muri babiri ku mugaragaro itara ririho nta bintu byo ngo ibi ni bibiri match yagaragaje ko ari kwa kuntu wibeshya ku bintu hari igihe uvuga ngo nuko abakinnyi benshi badahari ni match yasize ibibazo byinshi mu bafana andi batenze gutaha kuko icyambere ushobora kwibaza nanjye nibaza attaque ya APR yose irahari yose uko ari batatu Sekigana niwe wapfusha umubyeyi siwe waba impamvu kukidakina yego kuko barakina ukabona ko bakina umupira wa kimeza buri mukino yakina ibye cyane rwose ari ukuvuga ngo barakina ibintu batojwe by'umwarimu ntabyo nabonye Karenzwe urambwira nawe ubwo tushe mutoza nayo turaje tuyige kuko niho kibazo ipfuno niho riri no si ipfuno riri ntabwo abakinnyi ba APR baswa si abakinnyi ngo basanzwe abakinnyi ba APR baza umupira umwe ku wundi ikibazo n'umwarimu harabo nyine wareba ukibazaho ariko mu mikinire gorira irakina ukabona ko ari ikipe itojwe ubona ibyo bakina barabizi nubwo harimo abakinnyi nk'abatanseri bakora itandukaniro ntaribagirwa Saidi yavuze ati tugomba gushaka amafaranga agura amasezerano ye niho tanseri si urwego si umukinnyi wo gukina muri gorira Saidi yabiyakare yavuze ati kare haji mudaheranwa tugomba kumushakira amafaranga akajya muri reyo nawe yaba Saidi yavuze ati ntibishoboka umukinnyi nk'uyu gukina muri gorira ataba nibo abakinnyi ba reyo ejo yaciye impaka tanseri mose ngo none se kiriya gitego cya mbere hari utabizi Ishyorongi yatsinze ariko uzo umukino itsinda APR inshuro ebyiri umufana wari wamusobanura iki APR kuri defense umukino utsinda mukeba inshuro ebyiri ari muri gorira aragutsinda arena retour kugira ngo akwemeze kufura y'ubwenge Ishyorongi ejo reba umupira uburyo uteye ejo yamure ku ishoti nuko abantu bashobora ngo ni ruhamya nkiko ari mu izamu ariko niyo washyiramo Thibaut Courtois iriya shoti iriya nguni icyumba icyambere abakinnyi ni benshi icumu rikomeye cyane imbere y'umuzamu Kazungu ni ukunda kuvuga ngo imbere ye hari ishyamba abasore babona umusitu wa wachezaji ukuntu ibiti byinshi biba byegeranye ishyamba baba mu musitu bari abakinnyi umuzamu baramujijisha nawe ntabareba neza niba mutari budeviye urajyamo ibintu urajyamo n'utawudeviya urajyamo muri imbere iyo benshi nuko mugereza kukoraho iyo utawukozeho umuzamu ntacyo yakora gendeba ibintu byinshi urebe nk'ahantu
aba yarahagaze kuko iyi ni second ball umupira yabateye koroneri ariko bagerageza kukiriyaringa uramusanga ariko na Watara ntacyo yakoze. Watara agomba gutanguranwa. Urabona Watara yamuha uburyo butegura neza. kandi urumva ntiyateye rimwe yafunze umupira nk'umukinnyi w'umuhanga ntabwo yahubutse. Yahubuka ari kujya hejuru y'izamu. Yabanje gutegura uko abishaka. yawutera atawufunze Jibril Watara niwe wari umwegereye. yawuteye Rekurebe. Urabona Watara ariko yari kure Nubwo Kazungu umusifuzi numva hacemo n'umusifuzi hagati hariya ntacyo yari gukora yari kure Watara mu munota wa 8 subiza rwose. inyuma icyo gitego turebe Wa 8 Gorira urumva aperi yaje guca impaka gupakira ibitego byinshi Gorira. Aperi niyo yagitanga. No niyibanjwe. igitego aperi niyo yagitangaje mbere rwose ku mbuga bati Gorira Ariko uwagitanze ndi wa aperi wa defenseur. Kuko gukura mu mupira ni kimwe ariko ahantu ushize nacyo ni ikindi kibazo. yari kuwushyira muri koroneri Uriya mukino wa aperi wawupashije nanone ko byahora ari koroneri uwushyize muri koroneri ko byahora ari koroneri ari urawutera ukizera ko aho uri bujye hari uri buwukine uwushyize muri koroneri byahora ari koroneri garura igitego neza